mugabo hafi ya bose bahageze. Undi tabazi n'umwuka byara. Reka nze ndaje ngere ariko ndebe uko bimeze. Reka ngereyo ndebe uko bimeze kabisa. Ubundi uyu murezi na nungu kugeza na nungu bataraza ko akamana bageze yego. Semani, David wari hehe? Agomba guhanwa rwose. Urumva agomba guhanwa se nibi. bitewe n'umujinya mfite ubu ngubu. Nukuri umudugudu tuvugana twavuganye saa 8 agejeje saa 11. Kimonyo nawe ararambiranye no kuri Kwimana. Nanjye ubwanjye papa yantumye nazindutse ubuse wiwe aracyari yego. Ashabona uko kukivuga n'ubunebwe bigezeho ngo twagira ngo harariya amazi. Cyane ukuri Kwimana rwose na telefone yanjye ishizeho umuriro n'ukuri. Ako mureke mbabwire. Uriya mujyama ngo niba ngari muzengo David Kimonyo. Uriya mudugudu wose ugiye kuwukura mu mirenge yacu. Uko ibi ntabwo twabyihanganira. Bitewe n'ikintu uvuze mani mise nkukunda wakintu. Mva nkubwira wa kibebe. Ngiye nyuma y'inama no ntonda kwishakira. Hari biturahura. Se ibyo bintu ndanabibwira gitifu w'akagari kubona kuma mwaje mu nama mwaje guteretana. Ariko ubundi ko wafuye. Oya ko wafuye. Cyakora ugerageze gusibamwa ahubwo mu bagabo ngiye mise nkuca n'icupa. Muze Kimonyo wahageze meze bite nyine mbwira ibyo mbwira. Umudugudu wagiye gukuramo. Aha niho bakundanira ko ndeba wagira ngo mwashebetse. Peace man. Kanuze ko byagenze bite? Ubwo kunde buri gusinzira bimeze bite ubu? Usufite indangamuntu. Wasanganye. Afite se reka nkubwire urakura. Usufite ubwenge bungahe ku buryo waba wicaye hanga. Mfite ubwenge ubu. Bungahe sha? Kitabona se ni kibubiri bunjyana kuri wese no kuri. No. Rero ntari cyokere man. Tugutumire kuva kare. Twavuganye saa 8 uje saa 11 ubusubuje kumara iki. Hejuru w'interi cyokere. Iminsi bwabaye bute? Ubushatse kunduta koko. Hakuzi ko babahaje amana nkumukishyiraho sha. Ubwengo mve hejuru uri gutuma mbasha no gukurura ku kagake konyine mva hejuru. None muragumya kunsarira. Ni gute umuntu w'umuyobozi nkanjye uri murankira mu rwego rw'abaturage bakiri hano. Kandi akure. Isuko wandagaye ko nari nzegero sha. Ariko kuba uhagarariye aborozi b'inkwavu nibyo vuga byadanje. Umudugudu w'abaturage batarenze na 200. Ubwo urumva nta namwe warego. Ibintu bibaye ngarutu bigira amaraso. No. Meze Wazi ntabwo nanaje ko ntuye hejuru. Ako muyoboye yuko turi mu bihe bya COVID-19 mwebwe. Ubwo murareba kuntu muraho nanagapfukamwa mwambayira. Ndebera kuntu byose bimeze ariko nanagapfukamwa. Wese ugura kamba. Midugudu bava kure. Ese ubwo nta nubwo uzi kuri mudugudu mwa. Ubwiwe yuko uri umuyobozi ubwo ye kari hehe. No. Uzi ko nari nzi ko Toroma yagiye none. Uzi ko yagarutse man. Ko mutabwambara se mwebwe mutegereje iki? Bare n'ubundi. No. Mugara. Goko. Nubwo nakererewe ariko mwankundira tukayobora inama nta kibazo. Mpamvu twateranye hano ni kugira ngo uko twakemura ikibazo
b'abajura mu midugudu yacu. nta kibazo ko atumva ibyo Kimonyo. Mwe murumva ari iki twakora kugira ngo dukemure kiriya kibazo? Yego. mari nyaratuzi ari kuvuga ngo barwanya abajura ari njye bakuriye Kuri televiziyo kwa Kamari. kwa Kamari gusa se umudugudu nawo ukaza aho. Murakoze rwose nyakubahwa midugudu Kimonyo, kuri icyo kibazo ngiye nacyumvise kandi agikurikiye neza. Buriya umuti wa kiriya kibazo cy'ubujura mu midugudu yacu nuko twafata urubyiruko rwose ruva rukagera rwose tukarwica. Mani wowe ukunda kumvugira ibintu kabisa, niyo mpamvu nagubeshiwe ntandukiriye. Nanjye ndashaka ijambo. Ijambo rari yawe wahaguruka ukigira hejuru. Murakoze cyane. Ikintu navuga uriya muntu akoreye umuti cyane. Iyi n'ubu ni njyewe nkora utanga ibitekerezo by'inyabwabo munsi y'ibintu batwicagaho uriya Kimonyo niba na pasiteri Kimonyo niba ari n'ahandi uri hariya sigirana imidugudu n'imidugudu uriya yari kuri lisite yabo turi bwire uyu munsi Zirankasha. eshatu N'eshanu. Ntabwo nakunda gushyira mu gikoni, umuntu agomba guhita abushorera ubusa atangiye guteza ngo kuko nyine ari we wari ugezweho mu kanya. Ari gutegereza butarira mureka tumwiharire tugomba kumara ibintu byose atunze mpaka dupfuye. umuntu uzanye kirati utanze igitekerezo warasaka munani mana banshakaho Ka munani bura naho hari igihe tuzamwikorera. tugomba kumwikoraho uko Tugomba kumuheraho tukanza tukamushomesha. Oya watazi igitekerezo tumuhuhiramo abantu tumushyiramo ibintu by'imyaka byose byari ibiki. Ubwo rero noneho tugomba kumukokora burundu. Kumukokora. Sanze cya gitekerezo ngo batwica bazadufatisha. Tumva nawe ndi kwivugishwa ngo nawe wishyire hejuru nagara utanga ibitekerezo by'inyamibwa gusa. Kumva neza. Okay. Je igitekerezo cyanjye nanjye. Ndi kumva izo nsoresore zose twazifata tukazihwitura nako tukazikuraho. Izo zatujengereje. Uriya nawe isajya hehe kuri liste. No mission yagize ute? Yamufashe buriya byarangiye. Bana yagiye kuri liste wanamwihorera. Ngomba kumwereka. Gusa ko numva mwatanze ibitekerezo muvuga ngo muzica abana b'insoresore, ubu nanjye koko nzabigenderamo. Ubwo nawe uririrwa ubaza ko Reka numva ibitekerezo byanyu, ariko hari ku ruhande abantu bari kujujura. ngo turajujura Akana n'agasuzuguro. Mu mudugudu wacu nta kibazo dufite. ifundi y'umuyobozi iri hariya nayo iri kutugora sadutanze se ubwo ari gushaka kudutanga usubize ahoro ni yose Umunezero ni wose. mubwire nyine Nakubaha Kimonyo we mu mudugudu wacu ndatekerezanye nta kibazo mbona mu mudugudu wacu duhura nacyo. Umutekano ni wose, no kwisanzura, so n'ibindi. Umunezero ni wo wa mbere. oya ndibyo gusa tugomba gukaza umutekano mumbwire rwose Ibibere ntaga homa muntu. Sinzi ko mfite abantu bamfasha. Ariko ntaga ari gusa ikiba no kumuka. wakapfukamunwa we aha hantu ho wahagwa Asubira muri by'agapfukamunwa. agapfukamunwa n'ikindi gihe